Ndagusuje kandi nguhaye ikaze mwifurije icyumweru cyiza. Reka urukundo rw'Imana yacu, ubuntu bwayo, gufashwa nayo, amahoro ava kuri yo bikomeze bikomeho wowe udahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abantu bose bumva ururimi mvuga. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Reka mbatureye iby'imbaraga babwira ngo icyumweru cyiza. Imana y'amahoro irinde ubuzima bwanyu bube ubuzima buzira umuze. Amafu, amafufu, amafaranga, ibyo nabyo bibe ku buzima bwanyu bibatuyeho. Hanyuma imibiri yanyu, ubugingo bwanyu, umwuka wanyu muhumeka n'ubutunzi bwanyu birindwe bitazaho umugayo. Nicyo mbatuyeho. Nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ni ikiganiro kitaraza kuba kirekire, ariko ndakurarikira kugikurikira tugitangira kugeza gisoje, kugira ngo tuze kungukiramo ibyo Imana ishyize ku mutima kuri iyi tariki y'uyu munsi iduhaye ngo tuwishimiremo. Hanyuma rero ushobora kwibaza, ese Prince Robert uyu munsi aje kuganira kuki? Mwabonye inkuru iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ivuga kuri Vestina na Dorcas bamaze gutandukana, cyangwa se bamaze gusezera ku ari umuyobozi wabo cyangwa se manager wabo bamwita Murindahabi Irene. Iyi kipe rero cyangwa se iri tsinda ry'abaramyi baririmbira Imana bamaze kubikora officiellement, bamaze kwandika urwandiko rusezera kuri Murindahabi. Mwarabibonye mu itangazamakuru hirya no hino. Nje kuganira kuri iyi nkuru, ariko ni inkuru ndaza gushamikiraho ni ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe nkuko dukunda kuganira mu biganiro byacu. Ni inkuru ndaza kuganiramo byinshi bigiye bitandukanye, uraza kunguka nawe. Reka nkurarikire gukurikira iki kiganiro. Reka twinjiremo dusenga Imana, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Uwiteka, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Umwuka wawe wera ari we utwigisha ibyo tugiye kuganira, naba ari ibigira umumaro ku ishyanga ryawe, ku mukumbi wawe, ku bwoko bwawe. Ntaba ari ibitugirira umumaro, ahubwo icyo ushima n'icyo ushaka ko abantu bawe bumva ari cyo bumvira muri iki kiganiro, kandi kibungure kibagirira umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Abantu bakunda gukurikira status zanjye, ku munsi wo kuwa gatanu nimugoroba nanditse stati ndavuga ngo Mama Vaz Donnel urambabaje. Benshi bagize ngo hari ikibazo twagiranye, cyangwa se hari umuntu dufitanye ikibazo. Nkunda kubabwira ko ngira ugutwi k'umwuka, ugutwi kwanjye Imana yagushyizemo kumva birenze uko abandi bantu hari bumva. Reka nkoresha iryo jambo. Nkunda kureba cyane, ariko amatwi yanjye yumva kurusha kureba. Niyo mpamvu akenshi nkunda kubwira abantu nkabagana, nyamara ibintu mba ndi kubabwira nubwo mwanga kubyumva hari icyo ngewe mba numvishije. Ariko akenshi ndababwira ni nubwo mwanze kubyumva hari igihe muzabireba. Buriya ibintu iyo wanze kubyumva amaherezo ubuzagera ukabireba. Reka ninjire muri iki kiganiro gutya. Aba bana uwitwa Vestina na Dorcas ni abaririmbyi baririmba indirimbo zaririmbiwe Imana. Uti Robert se wari wababajwe n'iki? Uyu mubyeyi Mama Clarisse yakoze poste, ndayumva. Urumva poste barayireba, ariko njye narayumvishije. Ndayumva mitangira amarira. Hari ukuntu umuntu ugira amarira y'imvange, amarira y'ibyishimo ariko avanze n'umubabaro. Sinzi niba namwe bijya bibabaho, umuntu akarira amarira y'imvange. Amarira y'imvange ni amarira meza ate? Ni amarira ubabazwa n'abantu babaye mu kintu, ariko nanone akaba arimo ibyishimo by'uko wowe Imana yakuzigamye ibyo bintu ikabigutsindira, ariko atari uko ari intege nke, ari imbaraga zawe, ahubwo ari ubumana muri wowe. Uwacu yanditse ijambo ryiza aravuga ngo ijambo ry'Imana ni ibipfu by'ibibwiriza, ariko nibyo bidukiza. Yesu ashimwe. Nararize pe, ndarira. Uti warishijwe n'iki? Yanditse poste ivuga ngo ni indirimbo yari yapostinze muri zino ndirimbo za kera abantu bajyaga baririmba bari kuramya Imana.
umuntu ashobora kudukurikira agatavuga ngo none se Roba ngo uyu munsi nta baramyi Imana babaho. Ntabwo ngiye kumera nka Eliya, hari abantu bakiramya Imana, ariko majority y'abantu bamenyekanye baramya Imana. Uyu munsi ni abaperforma beza. Shobora kuvuga iri jambo aba performance n'aba worshiper, hari umuntu utazi kubitandukanya. Aba worshiper ni abantu bakora ikintu cyo kuramya, gusingiza. Hanyuma aba performance mu bijyanye n'umuziki ni abantu bakora performance. Kamfate nk'urugero rwa hafi muraza kubyumva neza. Nk'ubu uyu munsi Bruce Melody na The Ben bari muri tour yo kuzenguruka igihugu. Nabonye ejo bundi bari Musanze. Mujye munyihanganira ibi mbabwira ngenda umunyamakuru bandi update nzi amakuru menshi, ariko impamvu Imana yashyize kuri free yitangazamakuru ni kugira ngo naho makorera umurimo, kuko Uwiteka agenda deployinga nkuko umurimbyi yarimye ngo turi abasirikare benshi, deployinga ahantu agenda ashaka bitewe n'icyo umuntu agenda akora. Niyo muri abasirikare benshi, ubwo Imana aho ukorera umurimo niho yakudeployinze, ni naho uzahererwa ingororano z'ibyo wagize gute wakoze. Yego, ubu nanjye nzahabwa ingororano zo kuri social media, kuko nagiye mbwiriza abantu benshi bagiye batandukanye, hari abantu twunguranye iby'ubwami bw'Imana. Izo ngororano rero nzazihabwa. Mujye munadusengera Uwiteka azajya duha n'uburyo bwo gukomeza gukora amateraniro. Murabizi ko kuwa kabiri dukora amateraniro, mujye munaza tubane muri aya materaniro. Buri wa kabiri dukora amateraniro yera. Iyo Uwiteka dushoboje tuya streaminga kuri YouTube, turacyari kubyubaka, ariko Yesu azabigirira neza. Ndacyakomeza mu kiganiro ndimo. Nandi gusobanura icyitwa performance na worship. Donc kuramya Imana, iyo bavuze worship ni ukusingiza cyangwa se kuramya. Mu buryo bwo gusingiza Imana habamo uburyo bubiri, hari ukuramya no guhimbaza. Hanyuma mu gukora performance ni ugutegura stage ku bahanzi, ukavuga ati stage yanjye izaba yubatse gutya, nzakubita indirimbo ya mbere, nzakubita iya kabiri, public nzayijyana mu bicu gutya. Donc uwo muteguro wuko uza performing nibyo bita performance ku bahanzi. Hanyuma rero isi y'uyu munsi ishamikiye ku miziki y'uburyo bubiri. Hari abantu baririmba imiziki yitwa ngo ni imiziki yaririmbiwe Imana, akaba n'abantu baririmba imiziki yitwa secular cyangwa se imiziki y'isi. Urugero nka hano mu Rwanda dufite abahanzi baririmba secular na gospel, ariko mu by'ukuri iyo uri umuntu uzi kwitegereza nk'uko nabivuze, ukaba uri umuntu uzi kumva neza, kuko izi ndirimbo ku bantu bazi kuzumva, njyewe mfite ubushobozi bwo kumva indirimbo nkumva imbaraga n'Imana iri kuramya yayo. Kuko uyu munsi mwibuke ko Satani nk'umwe mu baharanira icyubahiro cyo kuba icyamamare kurusha abandi, ari nabyo byamukuye mu bwami bw'Imana mu ijuru bikamumanura kubera guharanira icyubahiro. Azi neza umutego w'umuntu uharanira icyubahiro na hano mu isi. Ati Roba ko mvugiye mu bintu byinshi cyane kandi twashaka kumva inkuru y'aba Vestina, ndaza kuyizaho no kugira ngo sasire ikiganiro cyanjye donc nyiyobore neza. Hanyuma uyu mutego uko Satani yashatse kuzamura icyubahiro cye n'intebe ikazamuka biturutse mu ma worship, agatanya guhindura performance, byatumye Imana imwirukana mu ijuru. Hanyuma rero uyu mutego abahanzi benshi batangira baririmba indirimbo zaririmbiwe Imana bawugwamo. Kafate nk'urugero rwa hafi, niba ari abantu mwakunze indirimbo, ngiye kuvuga indirimbo zigera nko muri 4-5, uyu munsi byakugora kubona inspiration y'umuntu nka Sergeant Robert waririmbye indirimbo yitwa Impanda. Tuzabona itorero Yesu naza, tuzanyinana nabera. Abamukurikira uyu munsi ahageze murahazi. Niba uyu munsi wabona imbaraga y'indirimbo yitwa ngo bizaba bimeze bite ku munsi w'Uwiteka, bizaba ari ibicika ku munsi w'amateka. Uri kumva iyi ndirimbo? Ndumva abenshi arabayizi n'abatayizi, ariko ni indirimbo abantu bandikaga ukumva harimo yo kuramya Imana. Muribuka uwitwa Mani Marite aririmba ngo ufite urukumbuzi. Abahanzi benshi baririmba indirimbo zaririmba Imana, cyangwa se amakorari menshi atangira aramya Imana by'ukuri.
aba bana turi kuganiraho murabizi urugendo n'inkuru zabo. Abantu mwibuka bahinguka bari kubaha kuririmba ari utwana turi kuvuga Kirera rwose ni Kirera, dufite imikrofone kirekire yaririmba ukumva harimo icyanga cy'umwuka we, nicyo mwabakundiye. Ariko iyo batambutse rimwe kabiri muri za detection z'icyo abantu bafite byitwa gusahurwa, hari ababa bazi kwitegereza, bazi kureba neza. Narababwiye ngo n'isi yo gutamba ibitambo hakoreshejwe ubujura, ubwicanyi n'uburimbuzi, kuko Bibiliya iravuga ngo nta kindi kigenza umujura ni ukwiba, kwica no kurimbura. Abantu benshi bazi ko kwica, iyo bavuze kwica ari ugufata umuntu agapfa, mukagenda mugafata ya makaro mugashyira hejuru no mumva mugashyiraho. Ariko reka mbabwire ko kwiba ni uburyo umuntu aba afite ikintu, wowe ukaza ukamuguranira ikidafite agaciro, sibyo? Hanyuma we ari abatubuzi bigeze kwaduka hano za Nyabugogo, bakajya biba abantu baje kugura ibyuma by'amakorari bavuye mu ntara. Bajyaga babatubura ugasanga nk'umuntu itagifurumba cy'amafaranga ya korari azanye. Ubu hari abantu baje i Kigali, bagumye i Kigali cyangwa se batorotse kubera ko bari baje kugura ibyuma bya korari, abantu bajura Abanyabugogo bakabatuburira. Hari ukuntu babakubitaga isabuni ikase neza bakayibahereza cya gifurumba, ntabwo bamenye ukuntu babigenje. Rero uko ibintu bigenda byaguka, uyu mwuka wo kwipinotiza umuntu waruzanye amafaranga agacyura isabune ugenda ukura ku banyabwenge. Si nk'Abanyarwanda, Abanyarwanda turi sosiyete y'abanyabwenge kuri urwo hejuru. Umuntu araza akaguhereza ikintu afite, ariko iki kintu aguhereje si cyo gifite agaciro, si cyo gifite imbaraga kuruta icyo wari ufite. Noneho wowe ukamera nka Esawu na Yakobo, ati mpereza kuri utwo dushyimbo mwana, ngenda guhereza ikintu cyitwa umugisha. Wowe twara igihe ubundi iyo migisha izaza ryari, se namenye iyo migisha izaza ryari, twaraho shigenda. Nizo mbaraga ziba muri ubu buryo bwo kwiba. Umuntu yiba ikintu Imana yashyize muri wowe gifite imbaraga zo gutanga ibifatika bivuye mu bidafatika. Reka twemere tuvugishe ukuri, aba bana b'abakobwa uko ari babiri, hari ukuntu umuntu aririmba ukumva uri gushesha urumeza. Sinzi niba muri kubyumva. Hari abaririmbyi baririmba ukumva muri wowe uri gushesha urumeza, bazi gukora amahugu octave akazamuka akagera nko kuri octave ya 5 akamanuka mu mabimo, ukumva ko ari umuntu ukora dieze ariko zitari contre. Donc ndikubabwira nyine nk'umunyamuziki, sibyo? Ukumva ko uzajya mubumva no mu bakorari rwose, hari umwana uvuka akivukira pe, ugasanga Imana yashyize ikintu muri we yaridinga. Uzi ko hari umuntu uridinga nka korari wenda kuba leader backup music, yaridinga ukavuga ati man uyu mwana rwose araririmba, ukumva ari ubuntu bw'ubushanyarazi buri kuza. Aba bana rero nabo cya kintu cyo kuririmba ukumva hari amashanyarazi ari kugufata, ni impano Imana iba yashyize muri bo. Ntabwo ari ibintu baba bagiye ngo wenda bagiye kwiga ngo babaye Bruce ngo ku Nyundo ngo barabacuze ngo bazamane wapi. Ni ibintu byizana Imana igashyira muri wowe. Hanyuma rero abashinzwe kwiba ikintu bakora ni iki? Ibyo bintu baravuga ati byanze bikunze twe ntabyo dufite, ariko imbaraga ya sosiyete irabikeneye, twe turaza kubifata kandi ari twe biba byikoreye. Reka dufate nk'urugero rwa hafi. Ubu imirimo yose Festina na Dorcas bakoze, ndabahamiriza ukuri yuko inyungu z'ibijyanye n'ibyishimo n'umunezero bijyanye n'umuziki, ababyungukiye uwabyungukiye mukusha abandi ni Irene na timu ye pe. Kandi nawe ndakeka atabihakana, niyo yaza hano ni ibintu yakemera. Uko kuvuga ngo akira utu dushyimbo nanjye umereze kumugisha, nicyo kiba ku bantu. Ubundi umwuka wera ni manager. Ubwo ibi bintu ndi kubivuga kugira ngo n'abantu babyumve neza. N'aba bantu bajya bishyira mu biganza by'abantu ngo uyu ni daddy, uyu ni mami wanjye, uri kumva? Igihe utemeye ko Yesu agushumba,
ntuzaze no kumubaza ibihembo bijyanye n'ibyo mu rwuri, ntuzaze kumubaza ibijyanye n'umunyu, ntuzaze kumubaza ibijyanye n'amazi yo mu rwuri, kuko wanze ko Yesu akubera umushumba. Genda ubibaze uwo wemeye ko agushumba. Hari uwambwiye ngo rwose ngo Yesu ubu twoheza ngo azadushumba dukwe, twese ko adushumbye. Ubuyoge ko ashumbye kandi tukaba tumaranye imyaka 8 yose anshumbye namaze kumuhishurira. Ariko anamaze igihe mfite abashumba bashumbye, mfite ababyeyi bo mu mwuka banyobora, ariko ari baticara zamuka manuka genda. Dukomeze. Iyo basoje kukwiba rero, ikindi kintu gikurikiraho ni ikihe? Ni icyo bita kukwica. Iyo tuvuze ngo umuntu baramwica mu bijyanye n'iki, ari ukuntu mbaturaho iby'imbaraga nk'abanga Imana y'amahoro rwose ibeze, ibarindira umubiri ntuzeho umugayo, ibarindira ubugingo ntibuzeho umugayo, ibarindire n'umwuka ntuzeho umugayo. Mwemera ko mu bugingo hari igihe umuntu apfa ahagaze, icyo bita kukugira igishushushungwe. Umuntu abigishushushungwe ryari? Ni igihe cya kintu yari afite yakiguranye udushyimbo, uri kumva, yamara kurya amaze guhaga, ukabibona ifoto ye ya mbere n'iy'iki gihe, wabyegeranya, uri kumva, ukabona hari impamvu zo gushima mu bijyanye na body, mu bijyanye n'uyu mubiri wo gucishwa bugufi, ariko imbere nta kintu kirimo. Nicyo bita rero ukubona uzi ibintu by'ubujura mu isi y'umwuka, ati mwana nta kintu kisigariye kabisa, byararangiye. Donc nta kintu kirimo. Hanyuma natanze urugero rwiza rw'indirimbo nyinshi, namwe mudukurikiye mufite indirimbo zagiye zibafasha zikabaha, kuko buriya niba hari ikintu kigira imbaraga mu bijyanye no kuririmba, abahanga bavuga ko iyo umuntu aririmbye, muzitegereza abantu bose bafashijwe mu rusengero benshi bakunda ibintu bijyanye no kuririmba, iyo afashijwe ahita aririmba. Kuririmba ni uburyo bwo kuramya Imana. Urabona ibizimara ukuntu bihora biramya Imana biyihimbaza. Satani rero niwe warushinzwe iya adorasiyo. Kuririmba ni nko gusenga inshuro 2 hafi 3 ku muntu uzi kuramya Imana. Kandi reka mbabwire, niba ari ikintu Imana ikunda abantu bayivuga neza pe. Imana ikunda abantu bayisingiza, Imana ikunda abantu bayiramya. Ubundi ushaka ko utwawe Imana itukumariraho, donc igenda icushuma, kuko birivuga ngo hari imigisha Imana itanga. Niyongereho muzi ko hari ibintu Imana itanga itari yarateguye mu murongo wo kubaho kwawe, bati kubera ko undamije, kubera ko hari ikintu ukoze, Imana igahita ivuga ati iki nacyo nkoze muri stock yanjye, reka nguhereze mwana wanjye. Hari utugifite Imana ikiduha. Nukuri Imana inezerewe ukayiramya. Nyabwira abantu ngo nkuko tugira YouTube hano zivuga iyobokamana, cyangwa se YouTube ziramya Imana, uziko Imana ijya yicara mu ijuru ikaba ati bana bamushyire kuri iyi shene, uyu mwana yitwa Prince Robert njya mvuga neza. Hanyuma hari ukuntu Imana ihita itanga utuntu tw'utugifti tutari turi no muri gahunda yawe, ukabona Imana iravuga ati akira mwana wanjye, Yesu ashimwe. Kandi ntabwo mbabeshya, hari igihe ndaramya Imana akayisingiza. Mu minsi yashize umuntu yaravuga ngo ati ikiganiro ukoze kiranejeje, ndumva nishimye, nanjye reka nguhe kamomo n'urugero nguhaye. None se ngo yakosa akagifti kaba kavuye ku Mana, nakagifti Imana ibitanze. Rero bene data nshuti z'umusaraba, reka mbabwire, Imana hari igihe inezezwa bitewe n'ukuntu abantu bayiramije. Ukumwumvaga izi ndirimbo zicyanga, ukumva indirimbo ziryoshye, ukumva indirimbo uri kuyumva ukumva hari urumeza uri gusesha, icyo bita gusesha urumeza. Hari indirimbo nakundaga ivuga ngo bakundwa ubu turi ku iherezo ryo muri ubu butayu, nyangaye nasaraye, Yesu ashimwe. Iyi ndirimbo urayumva ukumva hari ibintu biri kumanuka. Hari n'indirimbo twayaga turirimba kera, ni ya korari y'Ibyumba, ivuga ngo mwisi ndumushyitsi kandi ndumwimukira, ndamaranira kwigira mu ijuru, nubwo hari byinshi bimbuza gukomeza, ariko amaherezo nzabiruka byose. Iki cyanga umunezero usabayo ntabwo ugira ukusa, tuzahurirayo amoko yose uko angana, tuzagendagenda ku nyanja y'ibirahure, turi kumwe na Yesu muri Yerusalemu nshya. Izi ndirimbo
warazumva gukumva hari ikintu kiri kuba. Niyo mpamvu muririmba izi ndirimbo za kantike, kubera abantu bazanditse. Njya nkunda kuvuga ngo hari indirimbo zo mu ijuru, izi ba Miriyamu bazaririmba ku bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Hari indirimbo zo mu ijuru, hakaba n'indirimbo za hano mu isi. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibi bintu hari ibiririmbo mbaranga kuvuga kuri ibi biririmbo bya hano mu isi kandi byitwa ngo nibyo kuramya Imana. Yesu ashimwe. Ariko hari indirimbo abera bandika ukumva zirimo nyine akagu. Mu minsi yashize ari umuhungu yakoze ubukwe witwa Cassius. Ari igihe yajyaga yandika nk'indirimbo wajya uyumva ukumva ihereye mu bworo bw'ibirenge igeze mu mutwe iri kugukirigita. Umwuka wera araryoshye pe. Nk'uko umuntu abwiriza akaryoherwa niko no kuririmba biryo. Hasi we ndekura ngende nta cyiza twakubonanye, umwami waho n'umunyagitugu adukoresha iby'uburetwa. Hari agace avugamo ngo abo turi kumwe muri gahunda barabizi, ntabwo tugenda nk'abatasi iyo tujya, nubwo dukubitwa hasi yo ariko ntidutsindwa. Yesu ashimwe. Mwihangane nasara, ariko ni indirimbo umuntu yumva akumva hari ibindi bintu biri kumanuka. Rero ikintu cyabaye hano mu Rwanda nuko abahanzi benshi bagiye batandukanye bagiye bavomwa. Ugategereza umuntu yarandikaga indirimbo, gutinya indirimbo umuntu yandikaga ikajya no mu kabari ikajya gukora y'umurimo adahari. Ariko uyu munsi ugasanga umuntu babagize ibiporoporo nuko zakandika Yesu baramuvugamo n'ibindi. Ariko mana, reka mbaho urugero kugira ngo mubyumve, kugira ngo mve indirimbo umuntu yanditse ari umwuka w'Imana uri kuyimwandikisha n'indirimbo y'igicupuri. Urabona nk'ino ndirimbo ivuga ngo mwana wanjye ni ukomeye amashyi uzibuka bya bihe babayeho nta n'umukunzi. Nk'indirimbo umuntu yanditse wumva imbaraga z'umwuka wera zari ziri muri we. Yesu ashimwe. Hari ukuntu yanditse avuga ngo ajya kumbura bya bihe byo gusenga, ukumva ko ari imbaraga z'umwuka wera. Ariko mva igicupuri akunda kumenyera sham mukunda kumenyera. Mujye mumbabarira. Yesu ashimwe. Nababwiye ngo guhera kwa gatanu nabyukanye umubabaro mu mutima wanjye. Noneho uyu mubyeyi akoze iyo poste none ituma none ntekereza ibintu byinshi cyane. Ndeba urugendo ngewe ubwanjye Robert nanyuze. Niba hari umuntu wanyuze inzira zirenga magana kugira ngo mbe icyamamare mbamo, hakaba ari nigerera gufata ku gasongero kabyo Uwiteka kaza agaca umugozi. Nahereye muri za volleyball ndayikina koko, ni umukinnyi mwiza w'umupaseri ku buryo agasongero nari nkagezeho. Yesu araza arakata arabica. Yesu ashimwe. Ako Mana ndagushimira ko abo wamenye kera wabatoranije, abo watoranije wabahamagaye, abo wahamagaye warabiyegereje. Ushimwe Imana ishimwe. Hari igihe abantu bajya bambwira ngo nguziko ngo tubone uzasubira inyuma. Natekereza ukuntu Yesu aryoha kuva namumenya. Niba hari umuntu uryoha ni Yesu, bisubiremo. Araryoha ku bantu bamusogongeye bakamumenya, bakabika ijambo ry'Imana rikaba rigwiriye muri we. Ndarwana hasi no hejuru ku buryo nzaba umwe mu bakinnyi b'ibyamamare. Uwiteka arabikata bikuraho. Ibyo biranze. Nangira kwirwa nomeka aba bahanzi bakaze muri studio. Muzabaza amateka yanjye n'indirimbo zitwa za umutashyi. Yaba we. Ibyo nabyo Yesu arabikata kandi ababikomeje bose uyu munsi nabonye bamwe bitwa ngo ni ba 001. Nigendere. Yesu ashimwe. Barinjiye muri gospel. Ninjiramo noneho mfite n'amafaranga. Narayabahaye shawo. Aba bahanzi bose bihomaho kugira ngo bigenda neza. Uwiteka akagenda akata. Arabikata nabyo arabikupa. Uri kumva? Kandi ubu byari bigeze ahameze hatese. Ndibuka ejo bundi 2023 nakiraga telefone mvugo ngo bugiye guturika. Umukozi w'Imana sengera mfasha ndashaka kukurera. Bahagurutse ariko Yesu akagenda ibyo bintu bikata.
kundeba natangiye itangazamakuru niruka ku maradiyo abanyamakuru bamagika kugira ngo muhande Yesu akabikata ati wowe ntabwo uragera ku gipimo gishyitse. Ariko Mana ndagushimiye. Hanyuma aba bahanzi rero bagiye bagwa mu nzira. Ejo mu minsi yashize nabonye witwa Patrick, umva ndababaye. Imana imaripiye turi kuvuga, mumumbwirira ahantu ari, bwa ngo rwa rukumbuzi waririmbaga ujya urugira, rwa rukumbuzi waririmbaga amahoro n'ibyishimo muri hehe babahanzi Serge Iyamuremye muri hehe. Hari igihe mbivuga hano ngo ariko nawe mwebwe ntabwo mujya mutekereza ikintu cyiza kigatuma abantu bajya mu myobo neza bakagenda bakajya mu myobo ku buryo ubabura neza. Baninge wa mugore nka Stella wowe uri inshuti yanjye, reka nkubwire ntacyo urangira. Wabonaga amafaranga ucyandika ugifata ingwasha, ukabona amafaranga yo kwandika ninge wa mugore. Ubu tuvuge ko wageze muri Amerika ari wabuze uburyo waririmba. Ubu tuvuge ko ari wabuze uburyo nibura wafata indirimbo ukandika. Bya bihe byiza byanyu byo gusenga byagiye hehe? Hari igihe tubivuga abantu ngo nawe uri guhaha. Nabwiye ko Imana yatuzanye hano kuri YouTube kugira ngo nibura natwe tuhakorera umurimo. Bantu b'Imana bajyaga bashyira indirimbo muri televiziyo bakumva basenze kabiri. Mwabasigiye nde? Mwabahanzi mwe. Kandi aba bose shabaza bararirimbye ba Safari, ariko dore mbona amaherena n'ibikomo by'abatinganyi bararirimbye. Hitwa ba Gerardine na ba Gonzage, bantu bararirimbye. Ni benshi. Ibi nibyo twigiye kubire muri he. Hari igihe tubishyuza tukabati muri he. Kubazi kureba bakabona ikibaya kirarambaraye ku buryo umwuka yarakoza ati urabona aba bantu bakonyana batuwite, ni wowe ubizi. Ariko birashoboka ko Imana yafata igufi ikarisubiza kuri yari, yafata inyama igateraho. Birashoboka ko Imana yakongera igafata umwuka wayo ikahumeka mukongera mukabyuka. Ejo nabonye uko Samusoni bamushyize mu ntuza, nabonye abahanzi bari kubishima hejuru, babahagaze hejuru hagira ati amaso twayakuyemo. Kandi twarinjiye tuza tubabwira ko uburyo bwo kuramya Imana ari ukumanza kubyiga uko ninde wabashutse mwabagaratiya mwe, ninde wabaroze ko mwatangije iby'umwuka mukaba mubiherukije iby'umubiri. Induru twavugije kuri aba bana tubaga ati nyamara twe abari kureba turi kureba. Imana ikavugana natwe tuvuga ati hari ibintu uri kumva. Nta kibazo uyu munsi nyine imibiri iratoshye irabyibushye. Ni kangaze ababyeyi bajya bagabura abana babo za mayonezi n'ibindi ukabona icyana n'ikiboke kirashye, haku wajya kurebamo imbere ugasanga nta kintu kirimo. Igihe umuntu ababwiye ko ubushashagirana bw'isi Satani bw'ubuhenda abana agenda dushukisha nta kintu bumaze. Hari ubona kurikiye numva ari gukora ikigarabate aba bana urugendo rw'imyaka yabo bakukira amashyi gusa no kubashingira batatekerererwe, ari byo bakukira n'imodoka bari bahawe bayibambure. Nirukana nabo baba hano hakurya hirya yo mwizinde, none numvishe ngo bageze ngo Kabeza. Koko imyaka yabo yose ku muntu wicaye hagakora igihangano kikagira 5 miliyo za viewership. Ndi umu YouTuber nanjye estimation niba 5 miliyo y'indirimbo, kwa indirimbo ziba zifite nuza ntoya ni iki cyose, ariko ntiwaburaho miliyoni 2. Ububaze iri tsinda n'indirimbo bakoze ubwa ibitaramo n'ibiti byose, felicitation abantu bagiye batanga, aba bana bagakwiye kuba bari kurira. Hanyuma mwabona shikarete isize misango head drawing. Ariko bene data, nubwo mwitwa ko mwakurikiye Yesu, inzira ikurikira Yesu nubwo muvuga ko isharira, ariko Yesu kumuvugisha atanga atongeraho umubabaro. Mwatwumvishije nakiyambuye amahage
kuko inzira ijya mu ijuru ifunganye. Twizwa tuvuga ngo abapasiteri ngo barabarangije, ariko n'abahanzi bacu barabarangije, babanogoyemo amaso. Ubwashize hari uwadukanye ikirimbo kitwa ikimenyetso kitubwira ko n'ibintu tuvuga mu byuma byabonaga byanyu byarenzeho. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Amakorari yose arandagaye. Korari Hoziyana reka nongere mbaterere salute. Imana ibahe umugisha, muracyarwana mumeze nk'aba basore. Ubundi hari ibihembo Imana izatanga ku matsinda. Ubu hari amagurupe de WhatsApp Imana izahembe ivuga ati nimuze muhabwe ingororano kuri awa. Aze mukeka ko mu ijoro hatazaba seremoni hafi y'imyaka 7. Imana igenda itanga amakamba. Bibiliya iravuga ngo bahinduye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Mu ijoro hazaba ibirori. Imana igenda ihemba abantu barinze ibyo kwizerwa, barwanya intambara. Amakorari yaririmbaga, buribuka korari yaririmbye ngo Bibiliya yanjye, ijambo ry'Imana, inkota. Aba bantu bajyaga bandika ijambo ry'Imana. Niba ufite isezerano ry'Imana wihangane, reka gushidikanya bizasohora we. Abantu benshi bagiye bandika indirimbo nk'uko hose Yerusalemu kuwiteka gosa abantu be. Ariko man, ndabizi kukirisha ingabo nkeya. Nabahaye urugero rwa Gideyoni. Mana yambwiye ngo Gideyoni manuka genda ujye ku kagezi, izi ngabo ndabona zikomeje kuba nyinshi, genda untoranyirize urebe ikimenyetso urabona zabatisha urumi nk'imbwa, toka usubize mu rugo. Wenda abana bw'isi gusa. Agenda mbona abahanzi sha, genda mbona abavuga butumwa sha, baguye kuri views viewership. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ntabwo njye nzamera nka Eliya, ntabapfira gushira n'uyu munsi hari abantu b'Imana. Ariko mugende mujye ku amarira narize ejo muri kwa gatanu n'ejo kwa gatandatu, byatumye mfata umwanya n'abandi njye gusenga Imana, nsengera aba bahanzi. Hari abantu b'Imana bagiye baririmba indirimbo sha, barangije sha haza baseseye rwihishwa sha, batangira kuvuga ngo hari indirimbo za radio. Mujye mumbaza amaranye nabigiye, narababwiye ngo abo ntazi ni bakeya, cyetse bari kuza uyu munsi Yesu yanyishuriye. Haka abandi maranye nabigiye basesera rwihishwa sha, baraza baje gutata umudendezo w'abizera. Barangije bahita binjira mu gakino kajya bahimba indirimbo z'ibiryo. Ngiraje ibigenze neza, ngibakome bakomagure, ngibashwanyaguze ibambika ubu. Nibyo baririmbaga. Abana ngaba barabadeployinga nk'ukuntu uyu munsi badeployinze. Hari abakora kuri za YouTube, hari n'abo mu rusenge nabo barabadeployinze tuyoberwa ibyari. Hari abantu baseseye rwihishwa gutata umudendezo w'Imana, hahita habayitsinda. Gabi naho mwagwiriye, habaye itsinda ry'abantu baraza batisha turakora collaboration. Hari indirimbo z'amaradiyo, hari n'indirimbo zo mu rusenge. Basoje babonye bamaze gushiramwo amaso, batasiye Titus muri heye ndabavuga. Hano baraye ngo nimukajye mwigwa muvuga abantu bari heye ko mwagiye mu myobo. Mwibuka kera muririmba ngo aho ugejeje ukora. Kumva indirimbo kumva hari gushesha urumeza. None ikibuga mwagisigiye Noheli niwe mwasigiye ikibuga. Na niyo Patrick niba musigiye ikibuga sha, niba baramyi, niba bahimbaze.
ngo abahivi baje kureba Abisiraheli baraza bati muze tubereka akantu twikorera, ngo bafata ibyenda bishaje, bafata ibigunira, bafata imitsima bayimaze igihe bayishyira ku mitambiko, bati muze tujye kukwereka, tujye mu Bisiraheli tubereka akantu twikorera. Baravuga ati bavandimwe Yosuwa na bagenzi bawe, duturutse kure iyo twarushye, dore n'imitsima yacu yadutoreyeho uruhumbu, hagati mutugirire neza twumvisha amateka y'Imana yanyu. Ubundi Imana yacu yaravugaga, bahanuriraga mu ndirimbo, hagati twumvisha amateka. Nohera bavuye icyango garaza bagatisha kambasigarane na uyu munsi wabahanze dufite abadanje ni Karabo k'Imana, ni Noheri, ni Patrick, niyo Nganzo, uri kumva. None abandi njya mbona babicaye imbere ya mabuja babwira ati bimeze bite ko twabarangaho, n'ingongere musike ingano twumve ko mwaririmba bikagenda, muzaba muhari? Yego tuzaba duhari rwose, mubyeyi warakoze. Ndabizi abantu benshi iyo tubabwije ukuri, umuntu umwe yarambye ati ubundi muba mudushaka iki, twebwe ukuri turakuyobewe, aho twagendeye aho twanyuze ntago tuhazi, ninde wagize abacamanza, nta muntu ducira urubanza, ariko tuba tubabwira iby'ubwami bw'Imana, tuvuga ngo murinde ubugingo bwanyu kurusha ibindi bintu byose birindwa. Buri umugabo umwe yaravuze ngo ho kubimbwa imyaka 1000 nabintara umunsi umwe, wakandika indirimbo imwe basi kabimwe, ariko nyamara abana banze kwiyandurisha ibyo by'ubwamisha mwarabajugunye. Ubu Christian mwanze kumupromotinga. Ninde muntu urusha Christian kuririmba? Ni wowe wenyine uzi gukunda, abandi baragera ngaho niyo mwumva mushuta amajwi akomeye mwigira abadani, azagire n'upfundura udushumi twa Christian kuririmba, araririmba uyu muhungu yandika indirimbo, ariko sha mwaraje mutatu umudendezo wabera sha, ariko umuririmbyi arenge abanga banga Imana mwese sapfa mwe kwibukwa, sinjye wayanditse. Abantu mudakunda Imana mwese, Gasozi ikiganiro ntabwo ndi gucyura, ariko banyango nibura niba hari n'uzamutse kana turapfa guhinguka gusa. Nabonye twitwa kwa Jerimene turaje ati turaje tugiye gusimbura Dorcas na Vestine, bikoza mu mitana rimwe kabiri bari ngaho muzongere mubabone. Ubu tugeze ahantu narabibabwiye, tugeze ahantu umuntu ugenda bunyama n'amaraso sha arabigitambo cyaba umwuka wera bamujyane bamugishire Yesu agira ati twahinduye benshi gukiranuka, dore intama yawe ngituye kugejejeho. Abandi nabo bati satakira, natwe twatanze ibyacu nta kindi, dore envelope irunze mu bugingo bwa benshi. Nanze urugero rwa envelope kugira ngo mubibone neza. Iyo envelope ka Satani atakira, dore abo tuzarimbukana ngaba sinakoze warakoze, wampembye ndakwamamaza ahantu hose. Niwe muntu wa mbere uzagira usengero rushininga, niwe muntu wa mbere uzajya uvugwa ahantu hose. Ariko reka mbabwire, mugende mukora ubushakashatsi, hari cano zirenga 6 yose nta nimwe iri hejuru y'ibihumbi 300 zaje hano zibavuga ngo ni cano ziyoboka Imana. Uyu munsi zirakora ikiganiro kikarebwa n'abantu 500 magana ngahe, kubera izihe mpamvu? Mwebwe muzi impamvu aho tuje tukavugira izindura abantu bo mwisi y'umwijima, abantu batangiye gukanguka. Niyo mpamvu bamwe baba badutuka mwirivuga mwituvugira ibi, abantu batangiye kumenya kurinda ubugingo bwabo kurusha ikindi kintu cyose kirindwa. Ubugingo burahenze mwana, ntibazagushukisha ibishashagirana. Kumera nk'abakobwa batakaza ubusugi hejuru y'amandazi. Ubugingo ni ikintu gihenze. Gasozi ikiganiro Imana ibamugisha. Turi kumwe mu biganiro bitaha, ariko mukore subscribe kandi mukomeze musengera ababera b'Imana, mwicare mupfukame. Robert niba afashe urugamba rwo gusengera Mani Marite, wowe uvuga uti ngenda sengera Patrick, undi ati ngenda sengera Tasie Titus, ngenda sengera Stella, mugende mu basengere bagaruka ku murimo.
Yega biba bigoye mwa bantu b'Imana. Iyo umuntu atangiye kwiyumva ubu sinyisura ubutayu amatage yarafashe aho ndi intera ndende, Yesu ashimwe. Hari ukuntu umuntu iyo bamuhaye mikoro rimwe kabiri gatatu agatangira kugenda uravuga ati mwana w'Imana tugiye kuza atabe ibyo bintu byanyu nabusirimu burimo. Mupfukame mu basengere, nanjye ndafata uwanye n'undafata uwe ati Mana turashaka kugenda ukafata Mani Marite ukongera ukamusubizamo byabihe. Turinginga Imana niyo yabacunguye niyizi ko niyizi buto yakanda umuntu akagaruka biriya biri abantu babigira mwana hari umuhanzi uririmbira ibiririmbo za Imana urumva agatajya kwigira nka basemuhungu kwa Cina na Yesu ku muntu wagabuye ibyera. Turababohoza kandi iyi mitego y'abana bisi y'umwijima umuntu agingo ngwino tukumanaginge ngwino tukutware ngwino tukuyo muramuyobora iki kumuka wera ari wo muyobozi wacu. Mani bamugisha nzabivuga sha ashize dore mwarayisibye ngo nzabivuga nimushaka muzaje muzisiba. Yesu azajya yongera za n'ubundi buryo, ariko kugeza igihe tuzagira mu ijuru twabati Imana hanibura hari abantu barokotse. Imana bamugisha. Shalom shalom nawe uta ciao ciao.